Yesu ashimwe bene data, Yesu ahimbazwe. Nongeye kubasuhuza ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubana namwe none n'iteka ryose, amen. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana rivuga ku buntu bw'Imana bwa Kristo. Nshaka kuganira namwe ku ijambo rivuga ku buntu ndetse no gukizwa mu minota mike dufite. Gukizwa ni iki? Gukizwa ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ukamwakira mu bugingo bwawe. Bibiliya iratubwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukabyizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ngo kuko akanwa ariko umuntu yatuza agakizwa, umutima umuntu yawizeza akabarwaho gukiranuka kw'Imana, amen. Uko niko gukizwa. Hanyuma Bibiliya nanone iratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye no ku mirimo, ahubwo ni impano y'Imana, amen. Gukizwa ni ubuntu. Nk'uko tubibonye uko gukizwa, kwakira Yesu umwami n'umukiza, ni nako ari ubuntu. Nta kintu wakora kugira ngo ukizwe, nta kintu na kimwe cyiza ushobora gukora kugira ngo utsindishirizwe, nta na kimwe pe, na bike wita ko wakiranutseho wagerageje gukora byiza, Imana ibibona nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Niko muri Yesaya 64:5 havuga. Rero nta kintu na kimwe cyagutsindishiriza mu maso y'Imana, nta na kimwe wakora kugira ngo wemerwe imbere y'Imana, kugira ngo ugirwe umukiranutsi w'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni abantu bose inshuti yanjye, abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Bibiliya igakomeza kutubwira ngo nyamara hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhishura, ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Yego, gukiranuka kw'Imana kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ni iyera cyane, 100% irera. Nta n'umuntu ushobora kuba yakwera ku rugero rw'Imana, nta n'umwe ubaho, usibye ko Imana imaze kubona ko bidashoboka, kandi ngo umunezero w'Imana ngo ni ukubana n'umuntu yaremye, byayisabye gutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, kugira ngo umwizera wese ahabwe uko gukiranuka kw'Imana. Oh haleluya! Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorino 5:21 haratubwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Muri Kristo, muri we wenyine niho duhindukira gukiranuka kw'Imana. Ntago ari mu mirimo, ni muri Kristo Yesu. Kandi uwo Kristo niwe buntu bw'Imana, niwe haleluya, niwe buntu bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana. Rero kumwakira ni ubuntu Imana yatugiriye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Ubwo bugingo rero tubona ku bw'ubuntu bw'Imana, tubwakira ku bw'ubuntu. Ubuntu ni ubuntu umuntu akugirira kuko udafite igiciro cyo kuba wakishyura. Rero nta kintu na kimwe twari gukora kugira ngo Imana ibone ko dukwiriye kugira uwo mwana w'Imana ari we Yesu Kristo, nyamara kubw'ubuntu bwayo butagira akagero, ishimwe yaduhaye imbabazi zayo muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niwe waduheshejwe gucungurwa no kubabarirwa ibyaha, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri muri Kristo Yesu. Haleluya! Imana yatubabariye kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ntago ari kubw'akagero k'ibyaha twakoze, ahubwo ni ubutunzi bw'ubuntu bwayo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Muvandimwe rero utari wakira ubuntu bw'Imana uyu munsi, ndagira ngo ubwakire mu izina rya Yesu. Kwakira Yesu niwe buntu, kumwakira ni ukwakira ubwo buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo
urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 10:9 n'uwa 10 ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa, ngo kuko akanwa ariko umuntu yatuza agakizwa, umutima yawizeza akabarwaho gukiranuka. Rero inshuti yanjye, akira ubwo buntu bw'Imana muri Kristo Yesu, tubwakira kubwo kwizeza umutima. Kubyizera byonyine biguhesha ubugingo buhoraho, biguhesha kubabarirwa ibyaha muri Kristo Yesu, biguhesha kuba umukiranutsi w'Imana. Amen. Niba utarigeze umwakira rero, subiranamo nanjye iri sengesho. Mwami Yesu, ndagushimira ko wapfiriye ibyaha byanjye kugira ngo mbabarirwe mu izina ryawe. Uyu munsi natuje akanwa kuri umwami, nijeje umutima wanjye ko Imana yakuzuye mu bapfuye, ndakijijwe, mbaye umwana wawe, ngizwe umwana wawe, mpawe ubugingo buhoraho. Urakoze, ubuntu bwawe bushimwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.